nitwa Reverend Charles. Turakomeza muri iki gitabo cy'Itangiriro. Ni he Kayini yakuye umugore we? Adamu yabyaye abahungu n'abakobwa. Itangiriro igice cya 5:4. Kubw'ibyo Kayini yarongoye umwe muri bashiki be, cyangwa wenda umwe mu bakobwa bavutse kuri bene se, cyangwa bavutse kuri bashiki be. Nyuma yaho amateka Imana yahaye Abisirayeli yaje kubuzanya ishingiranwa hagati y'abantu bavukana. Tubisanga mu gitabo cy'Abalewi cya 18:9. Ni mu buhe buryo Imana yimuye Enoki? Byose bikubiye muri iki gitabo cy'Itangiriro. Uko bigaragara, Enoki yari mu kaga yenda kwicwa, ariko Imana ntiyemeye ko yicwa n'abanzi be. Niyo mpamvu Pawulo yanditse avuga ko Enoki yajanywe maze ahonoka urupfu. Abaheburayo igice cya 11:5. Bibiliya ntagatifu niko bivuga. Ibyo ntibishaka kuvuga ko Imana yamujanye mu ijuru aho yaba yarakomereje ubuzima bwe. Yesu niwe wabaye uwa mbere mu kuzamuka aja mu ijuru. Yohana igice cya 3:13. Abaheburayo igice cya 6:19-20. Kuba Enoki yarimuwe kugira ngo atabona urupfu, bishobora kuba bivuga ko Imana yamushize mu mimerere yo kwerekwa, maze ubuzima bwe bukarangira akirimo. Igihe Enoki yari muri iyo mimerere, tiyababaye cyangwa se tiyapfiriye mu maboko y'abanzi be. Ni mu buhe buryo twavuga ko Imana yicujije kuba yararemye umuntu? Hano mu gitabo cy'Itangiriro naho birimo. Ijambo ry'Igiheburayo ryahinduwemo ko yicujije ryumvikanisha guhindura imyifatire cyangwa guhindura ibyari bigambiriwe gukorwa. Imana iratunganye, bityo rero nta kosa yakoze igihe yaremaga umuntu. Icyakora yahinduye imyifatire ku bihereranye n'ukuntu yabonaga abantu babi bariho mbere y'umwuzure. Imana yahinduye ibyo kubona ko ari umuremyi wabo bantu, maze itangira gutekereza kubarimbura kubera ko yababazwaga n'ububi bw'ibyaha bakoraga. Kuba yararokoye abantu bamwe bigaragaza ko kwicuza kwayo kwari kugambiriye abantu bari barahindutse babi. Tubisanga muri Petero wa 2 igice cya 2:5 kugeza ku 9. Bashingiraga kuki kugira ngo batandukanye inyamaswa zaziraga n'izitaraziraga?